amasezerano bagiranye ni amasezerano yo kurongorana. Muri Isilamu nta konji ibamo yo kurongora. N'abageze mu zabukuru mutaza kwibwira ko iyo ngingo itabareba. Nta muntu wegera urutara ngo arwurirane ya myambaro y'abanyamahanga, kuko n'ubusanzwe Imana iturema ntabwo yaturemanye iyi myambaro, murabizi, yaturemye twambaye ko hakonje. Ni nayo mpamvu iyo tugiye kujya ku busaswa rero mu by'Imana yaturemanye kandi bituma n'urukundo rwacu n'impuhwe z'ikirenga ziri hagati y'umugabo n'umugore zisugira zigasagamba. Umugabo muzima n'umugore muzima ntabwo yemerewe kujya ku busaswa bwe ngo ajyane iforongo n'amakoboyi cyangwa se n'ibindi bisa nabyo. Turinde inabi ya Sekibi shitani wavumwe. Imana y'umutagatifu iratwibutsa igira iti yemwe bana nimutinye Imana umurezi wanyu n'uwo baremye abakomoye muri roho imwe ya Adamu, akayiremera umugore ufasha Eva cyangwa Hawa. Muri izo roho ebyiri, muri abo bantu babiri Imana ibaha kororoka, bavamo abagabo benshi n'abagore benshi. Mu mugambukira Imana rero kandi munayisingize iteka ku bwanyu mubasha no gusabana, kandi mwibuke muzirikana ko Imana igenzura ibyo mubamo byose. Undi murongo Imana itutwibutsa ivuga ngo yemwe bemera nimutinye Imana kandi murangwe n'imvugo z'ukuri mu byanyu byose. Ibyo bizatuma Imana itunganya ibyo mwahize, si n'ibyo gusa ahubwo muzababarirwa ibyaha byanyu. Kandi uwumviye Imana akumvirana n'intumwa yayo uwo aba yegukanye insinzi ikomeye. Imana ikongera iti yemwe abemera nimutinye Imana ukuri ko kuyitinya, kandi muharanire kuzatabaruka muri abayigandukira cyangwa se muri abayisilamu. Intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'umugisha yo ikatwigisha iti yemwe basore abazaba bashoboye muri mwebwe bazashaka abagore, kubera ko nibyo birinda kandi bikomeza indangagaciro zo kuba muri abantu, bikabahesha icyubahiro, bikabarinda kwandavura ndetse no kwiyandarira. Kandi uwo bitazorohera, uzaba atarageza ku bushobozi bwo gushaka umugore, azitoze kwiyiriza, kuko mu kwiyiriza harimo urukingo. Ubw'amahirwe nk'aya ndetse umunsi nk'uyu udasanzwe ufite ibyo ubusobanura kandi ushimangira. Uyu munsi nyamukuru nubwo ari ibirori byaba dusezeranije, ariko ni naryo shema ry'ababyeyi, ni nako gaciro, ndetse ni naho umubyeyi yicara atuje kandi anezerewe ko yuje ikivi cye. Aha rero niho buri umwe muri twebwe mu nshingano ze z'ibanze afite harimo no kubungabunga ndetse no kurinda indangagaciro za kimuntu. Uwabyaye ahubwo aharanira ko azerekana ibirori nk'ibi, n'uwabyaye umukobwa nawe aho aganisha ndetse n'icyo asaba cy'ibanze ari ugushyingira umwana we ku mugaragaro. Ibyo kandi intumwa y'Imana yatwigishije ibishimangira ko uw'Imana izashumbusha umwana w'umukobwa akamurera, akamuherekeza kugera amushingiye. Ibyo by'ubwabyo nta kindi gihembo, nta n'ikindi wabigurana, uretse ko ababyeyi baba bafite garanti yo kuzishimirwa n'Uwiteka ibihe byose. Kuri uyu munsi ariko by'umwihariko nitugaruka kuba tumaze gusezeranya, hari indangagaciro zigomba kubaranga, ariko natwe zigomba kuturanga mu rugendo dusigaje imbere. Indangagaciro ya mbere y'umugabo mu
buzima bwe bwa buri munsi, ikubiye mu mvugo Imana aho ivuga igaragaza ko no mu bimenyetso bigaragaza kandi bihebuje bihambaye byemeza ko Imana iriho kandi ishoboye byose, ni uko yabaremeye abagore ibabakomoyemo. Ibanga ryari ririmo nyamukuru ni ukugira ngo mubaboneho ituze, ngo kandi Imana yashyize urukundo rw'indashyikirwa ndetse n'impuhwe zidasanzwe hagati yabo, ngo nyamara ibyo ni ibanga n'ibimenyetso ku bantu batekereza kandi bafite ubwenge. Ikimenyetso cya mbere rero cy'umugabo ndetse n'indagizo umugabo afite ikomeye, ari nayo yazinduye mu muryango wabo na Ibrahim kuza gusaba uyu mugeni, ni uko inshingano ya mbere y'umugabo ari ugukunda umugore we kandi ntamukunde ngo abimuhishe, kuko yabimugaragarije muri uru rugendo yamurambagijemo kugera amwegukanye. Iri ryakagombye kuba ari itangiriro ry'ubuzima bwiza batangiye, ntibibe iry'amasigara cyicaro, ya mazina asize ubuki ndetse aryohereye amuhamagaraga ngo arangirane n'uyu munsi w'ibi birori. Nubwo umugore nawe ari ufite isaro ribengerana ryo kubituze ku mugabo we, umugore atanga icyo afite kandi atanga icyo yahawe. Bwana Ibrahimu, umugore wawe nutahana ituze ukarimushyikiriza, ntabwo azagusubiza ikinyuranyo cy'ibyo, ariko nutahana umunabi, nutahana umwaga, urwo rugo nyine ituze ryawe ubwo rizaba rikubiye muri ibyo ngibyo. Iyo ni inkingi ya mwamba, rimwe na rimwe iyo abantu batayirinze irasandara. Ndabisubiramo, ntabwo urukundo, ntabwo gukunda ari ibanga ndetse ari n'ipfundo Imana yashyize ku mugore. Kuko nyuma y'Imana, Imana iha amahoro n'umugisha mu nyigisho zayo iragira iti, umwiza muri mwebwe ni wa wundi ugaragara ko ari mwiza kuri we. Uri mwiza kwawe ntabwo rubanda babikeneye, nta n'umusaruro bitanga. Kuba mwiza kwawe nibishimwa nabi iwawe, ubwo n'abasigaye bose uzababera beza, ariko iwawe nibakugaye bakakunenga, ugashaka ko rubanda aribo birirwa bagukomera amashyi bakuvugiriza imyato, bavuza imyato ko uri inyamibwa, kuba inyamibwa kwawe cyangwa inyangamugayo ntacyo bizaba bivuze. Kuri no nyuma y'Imana y'ibishimangira ivuga ngo ituro utanze ufasha abakene, n'ituro utanze ufasha imfubyi, n'ituro utanze utera igikorwa runaka wahamagawemo, n'ituro watanze ku muryango wawe, ku mugore wawe n'umwana wawe n'abana bawe. Ituro rifite umugisha kandi rifite uburemere ni rya rindi watanze mu rugo rwawe. Byumvikana rero ngo kugaragara neza, kugaragara nk'inyangamugayo, umugabo abikenewe iwe mu rugo gusa, kuko buri mugabo naba inyamibwa, naba uw'igikundiro, naba inyangamugayo iwe mu rugo, n'ubundi ubwo n'ingo zisigaye zose zizaba zigizwe n'inyangamugayo. No gufasha abasigaye cyangwa se kunganira abadukikije ntabwo bizaba bikiri ikibazo cyangwa se ihurizo. Icya kabiri umugabo asabwa kubahiriza mu ndangagaciro ze, niwe ufite inshingano zo gutuza umugore we n'umuryango we, uwugenera no kuwushakira aho batura biri mu nshingano z'umugabo. Icyo ni icya kabiri. Aho umugabo yatoranije ngo niho umugore aba, ko biri mu ndangagaciro ze. Icya gatatu, umugabo niwe ufite inshingano ubuzima bwe bwose, yaba yorohewe cyangwa akomerewe, gushaka ibitunga umuryango.
ibyo ni inshingano z'umugabo ubuzima bwe bwose. Cya kane, nawe kandi ufite gukemura ndetse no gushakira ibisubizo by'ibibazo byose birimo kwambika umuryango we no kuwugenera no kuwushakira umutekano w'ubuzima bwabo mu bihe bazaba bakiriho kandi bagihumeka. Ibi umugabo ubyubahirije abasigaje kimwe gusa ari naho ruzingiye, ari nacyo gihatse ibindi, ubundi kuba umugabo bikaba byuzuye. Kandi watakaje imwe muri izo ndangagaciro rwose ndabarahira abatakaje ubuzima bwe bwose. Impamvu nyamukuru itumye dusezeranya aba nk'uko mubibonye, ntabwo tubasezeranije kugira ngo umwe yitwe umugabo n'undi yitwe umugore. Oya, amasezerano bagiranye ni amasezerano yo kurongorana. Iyo bigezeho bitindaho, kubera ko turi mu kinyejana abantu bibwira ko ngo hari uburenganzira bafite, hari n'ibyo bemererwa, ariko ndabarahira ibintu byose umugabo yabyihanganira n'umugore yabyihanganira, ariko ikintu kidakomwaho, ikintu kitarebwaho, ikintu kitagira ugitungaho urutoki ni iki gikorwa. Muri Isilamu nta konji ibamo yo kurongora, uretse no muri Isilamu no mu yandi madini, yaba ari n'abapagani batagira uburyo bwumvikana bw'imyemerere. Impamvu ihuje uyu musore n'uyu mukobwa ya mbere ni uko umwe ashoboye kurongora n'undi ashoboye kurongorwa. Dufite ibimenyetso hano, ntabwo nirirwa mbirondora, ariko aya masezerano yagiye akorwa. Umusore n'umukobwa bagera mu rugo, umusore ati reka mubwire rero, ubu aho twahereye n'urugendo twakoze warubonye, umunaniro ni wose, reka twihe akaruhuko, hanyuma ejo nitubyuka nzakwereka uko intama zambarwa. Iryo joro rigatambuka, bwacya mu gitondo wa mukobwa agategereza uko intama zambarwa akabiheba. N'undi munsi ugakurikira, n'undi ugakurikira. Icyo byaje kubyara nyine nicyo bibyara mukacyumva, umukobwa yisubirira iwabo, icyamujyanye yakibuze. Icyo kintu nagira ngo mbabwire ngo nta tolerance ibamo. Umugabo n'umugore baba bahujwe n'iyo ngingo. Ni nayo mpamvu, kubw'impamvu izo ari zo zose n'ibyo mutumvikanaho ibyo ari byo byose, iyo ibisubizo byabuze mubishakira aho ngaho, hariya aho iyo muhageze cya gisubizo murakibona. Uretse iminsi izwi n'ibihe bidasanzwe umugore ashobora guhura nabyo by'uburwayi runaka buzwi, ariko iminsi yose isigaye umugabo yaba akennye yaba akize, umugore yaba yorohewe cyangwa akomerewe, uyu mushinga ndetse n'iki gikorwa ntikigira konje. Umugabo iyo agikeneye mu gitondo agikora yizihiwe, umugore nawe iyo agikeneye ako kanya cyangwa se nyuma y'isaha ebyiri, ntabwo ajya gushakisha avuga ngo ndabihera he, urabisobanura ko ubishaka, akabikora kandi akabikorana ubwuzu. Kubera iki rero? Kuko intumwa y'Imana, Imana y'amahoro n'imigisha yaravuze ngo umugore mwiza mu bimuranga ni wa wundi iyo umuteye imboni, iyo umubonye urizihirwa. Ngo mu birango cyangwa se mu bisingizo bigomba kuranga umugore, ni uko iteka ryose mu myiteguro y'ibanze agomba gukora iyo bwabaga, kugira ngo uko umugabo amusanze n'uko umugabo amubonye yumva amwishimiye, yumva uburyohe bwe bwiyongereye kuruta uko yari asanganywe. Iryo ni hamwe ngo iza amarata atahata, ngo kandi niyo amutegetse cyangwa se amuhaye ibwiriza, umugore w'umunyamutima arumva kandi akumvira ibyo umugabo we yamubwiye cyangwa se yamutegetse. Ni kubw'iyo mpamvu rero n'abageze mu zabukuru mutaza kwibwira ko iyo ngingo itabareba. Hari n'abagukanye umuco wo kugena igihe n'amatariki ndetse n'isaha umugabo agomba gukeneraho umugore we n'umugore agomba gukeneraho umugabo. N'abarahiye ku izina ry'Imana, mwiyamuye indangagaciro za ndi umunyarwanda n'indangagaciro za ndi umuyisilamu, muraziyambuye. Ubwo ahandi mubarizwa nimwe muhazi. Buri umwe kandi afite
afite intambwe yatera kugira ngo iyo mitekerereze n'iyo myumvire abantu bayihindure. Hari undi muco wakopeye abanyamahanga mu ndangagaciro ziranga umugabo ndetse n'umugore, ni uko iyo bagiye kurira ya nyanja y'urukundo kizira kikaziririzwa. Nta muntu wegera urutara ngo arwurirane ya myambaro y'abanyamahanga, kuko n'ubusanzwe Imana iturema ntabwo yaturemanye iyi myambaro, murabizi, yaturemye twambaye kwa kundi. Ni nayo mpamvu iyo tugiye kujya ku busaswa rero, mu by'Imana yaturemanye kandi bituma n'urukundo rwacu n'impuhwe z'ikirenga ziri hagati y'umugabo n'umugore zisubira zigasagamba. Umugabo muzima n'umugore muzima ntabwo yemerewe kujya ku busaswa bwe ngo bajyane iforongo n'amakoboyi cyangwa se n'ibindi bisa nkabyo. Oya, ubusaswa bwawe ubwurira neza kandi ukabwurirana ishema n'isheja, kugira ngo igihe umubiri wawe n'uwe ukoranyeho, kuko niko Imana yabigennye, ntuze kuziyaza, ukabakabaho ku ruhande. Niwumva umutima nama hari icyo ugutegeka, ntujye impaka cyangwa se ngo wibaza ngo naca he nabigenza he, ukubahiriza iryo tegeko ry'Imana kuko iryo ni ryo ryabahuje. Umugore nawe mu ndangagaciro ke kandi zikomeye zikubiye mu mvugo y'intumwa y'Imana. Imana imuha umugisha avuga ngo umugore naramuka akoze amasengesho 5 ku munsi, agakora n'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, akarinda n'icyubahiro, akarinda n'uburyamo bw'umugabo we, akamurinda kuba yamuca inyuma, yarangiza akanubaha kandi akumvira umugabo we. Umudamu ukoze ibintu, ukoze amasengesho 5, agakora igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, yarangiza akarinda uburyamo bw'umugabo we, akabwubaha. Hanyuma mu buzima bwe bwose icyo umugabo we amusabye gukora cyangwa se amubwirije akagikora yumva ko arimo kugaragira Imana, arimo no kubaha Imana. Ibi niyo yabikoze, umugore wese nta kabuza ku munsi w'ibihembo azahabwa kado iruta izindi. Azereka imiryango yo muri Arijana, imiryango yo mu ijuru, ababishinzwe bamubwire ngo wa mugore w'igikundiro, muri iriya miryango yose turanye umuryango ushaka uwunyuremo winjira mu ijuru Imana yaguteganirije. Kuba umugabo rero nta cyoroshye nkacyo.